hari abahanzi dukundana dufite ubumuntu hari nabo nabonye binzige nyine badufera babeshya kubera ko yewe ko sana ko zinaririmbye umuntu ntamuzi nziko ari brage tu waramumenye aje kumenya nka 3%. Kuvuza umuntu ndi kukubaza uburwayi hari uwabigizemo uruhare? Yes. Cyagenze biti? Okay. Wari warabuze twica hirya no hino habayemo ibintu nyine cy'ubugizi bwa nabi tu. Wagiriwe nabi? Yeah. Giriwe nabi. Baraduhumanya. Amareka tubwire abanyarwanda ukuri. Abantu bararogana man. Munarakuroga. Kandi nta kindi abagushakamo nukuvamo. Ukuvuga ngo nyuma y'igitaramo cyawe wongeye kumbona si wowe mvumbuye abantu uzanye ubundi ndabazi je kongeramo se sha muri babe mwana si gutyo se mwasekaga n'ubundi ibi bigoryi nzabibwira kuko man umuntu ushaka kugukuramo aziko nawe azavamo umuntu aribeshya cyane do egera no umunyamakuru sichaka abandi bantu babibona yokesha uremera ko ibintu biba mu nda y'umuntu uyu ni wowe ibintu utazisha ariko mwabahungu mw'abantu mwifuza inabi imeze gutya Nari kuvamo ko tuzavamo twiza ukuri ibyo biboro ndi kubona ari ibintu by'umukara ejo haje umutuku bigenda bihindura amabara n'umukororombya kandi utariye bari kukurutsa se bande bandutsa se ko ari Imana ibikora jewe nakorewe kata ya danjariya hari n'undi munyamakuru kazi nabonye wo kwisanga star wivugishwa ngo uziko ntigeze mpura na Anita Pendo uziko nta muhanzi twabonanye badushyize ahantu badufungiranye ngo none sama man ari nyiri gift shaba wose nta muntu ari Reg Banks oyo cyo ni man have datuma mvuga nabi Reg Banks aguzi gusoma ndabizi tubivuga mugende namwe isi bote Reg Banks singuyu ndashaka ko nsomera ibintu namwandikiye nibyo twaso ariko bank somera aho ngaho hejuru ariko Banks murifuza ko umuntu apfira mu nzu kweri urongera ku itariki 7 hari kuri 5 nimero ze singize yego Banks uno mukitegura ibitaramo ngo by'abana ba Spiderman umwe Shadibu yavuye muri press conference bamwumve neza ndamwibuka escrow total escrow nose uvuga abatarabona Shadibu yahagurutse kuko intebe zari ziri kuryana hamiswa njyewe uko ndi kumuvuga se mfuki nawe icyo dupfa ni escroquerie ese wo mwitumwe escrow shingiye ku byo yankoze ndumutanga buhamya wanjye man ibintu byose wakora wowe Reg Banks ubimenye ndabikubwiye tout excès toujours mauvais urabikora ukumva uri mu buryohe uri mu biki byose ariko umenye ko iminsi ntacyo nkubwira wowe uzabyibonera man ntago ndi umuntu wo kuza kwicara mvuga ku muntu nkuriya ufite bazi ko bazi ubwenge bwinshi reka nkwereke nkubite noneho message y'umuntu wafashe umufungo ngewe nzambabwiza ukuri n'ubundi ntaheza y'isi turebe igikweto hano handitse nguki
uyu ni boss waho hantu izo miliyoni gusa ndi kukubeshya ngo bimfashe iki bro miliyoni inyungu ko nose bandoze bakanayijyana nkaba nkiriho bafite n'ipfunudu mbakize n'ahagaragara noneho ubu ngiye kubagendera kure cyane nkambwama man tuba twavunitse turara amajoro dukora ari uzi kuronshinga album y'indirimbo hafi 10 na uri kujya muri ibi bifu by'abasenzi. Right, JALAS official TV turabasuhuje twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye twizere ko wizera se gute ntukazajya ariko ubu se wizeye gute wizeye kuba ni cyizere kiraza amasinde ariko ubuzima ni icyizere ama oya sha ibyo bivemo dukomeze ngababwire bizere ko bameze neza yego cyane tubahaye ikaze rero ku makuru n'ibigara tubagezaho buri munsi ndi kumwe na AMAG the Black nta gahenge kabisa umuraperi nta gahenge yaguha ab'iminsi nakizaba nta bintu byo abanyarwanda bashobora kwibaza ati uyu muhanzi ari kunywa icyayi cy'aya masaha gusa urumva batabanyinjire mu buzima bwanjye bwite ntabwo itazi nyuma icyayi none si icyayi kimwe ugasanga cyambere ni ukuri kumwe ibintu ntabwo unywa amasaha ibyo ushaka yego umeze ute se meze nabi ye imvugo ko itamenyerewe ra oya muwamubeshya abantu hari igihe wakunda ujya gusura umuntu yavuga ngo baguhe ibiryo ngo nariye ngo naje kandi inzara iri gusya igifu cyenda guturika ngo yango nta kibazo umuntu yagusyonyora ngo ikirenge cyawe ngo kiri hejuru y'icyanjye kandi ari yakuzonze rero ibintu byo kuvuga ngo mwaramutse neza twaramutse ubundi abakubaza iki ko bakubona urambaza ko naramutse uri kumbona ko naramutse nawe ushaka gukuraho imvugo za kinyarwanda ariko ndi gutanga igitekerezo hari iyo nkuyeho se waramutse jara waramutse neza ntabwo imvugo wayikura ariko igihe umuntu atekereza ibintu ngo urakire mu bimyira habamo amafaranga oya mu bimyira nanjye simpemera shaho gukirira mu bibyo byo kwitsama urakira indwara urakira amafaranga urakira iki hari ibintu tutasobanukiwe neza ntabwo tuzi wagwa nyina amafaranga kuko bajya bavuga ngo urakira kuko udakize ntitwagukira ubwo rero nimba nyenye ntimurabunye all right JALAS rero official TV yageze kuri AMAG the Black yego ndi kumubona mu runigi rwiza ingofero nziza kepe ya Chicago Bulls noneho aya ni amatafari uyu mupira wo ni uwe ni Versace shaho tubana tubyambara amatafari yayo nese amayige ku myenda aravuga ngo mu myenda y'umuhanzi ipfukagaho nta bindi bintu umuhanzi azagira imyenda ni impuzu ni ukwegekaho wowe ufata ibyo ubonye ukikomereza ntabwo ngiye nkunda kugura ibintu nyine ikijisho ribonye ako kanya njye nifatira ibyo ngibyo nta kintu wakwambara ngo ushimishe rubanda icyo ni kimwe kirenze kereka ikote wenda ntabwo ikote ko wajya kuryambara cyane byagenze bitama kutacyambara costume abantu bakuzi muri uruhinja abantu bakuzi muri Salax ya mbere watwaye ubwo se Salax iracyabaho siko twabyamaga tujya abantu ibyo bintu byabe nta bihari nazagumaguma zose iziri n'amakonseri ariko wakoze yari yese ikote mu mwambaro uri mu baraperi bambaye ikote pe ndarari ifite ariko uruhumbu rifite ufite ikote ryatoye uruhumbu wambara ugiye ariko kwa Bahati ndushaka kuryambara batagiye kurongo ariko amugani kujya umubwira uti ibirori n'ibiriyo ibintu ngendera kure Bahati agiye ikote biragoye ko waryambara utagiye aho hombi mu kirori cyangwa mu kiriyo
sinabonye izo niyo umuntu avuyemo ari ryo bamwambika si ryo babambika se ngo bavuye mu mwuka ubwo naho naryo ryabarizwa mu kiriya ariko ubu waza nko muri interview watsabye bashyizeho akantu ka costume cyambere nibyo nambaye cyambere nibyo mvuga amagambo mvuga yambaye ikoti ni ubufezi kugira ngo bifite umuntu umuhe icyizere ngo yambaye ikoti zari nk'abakomisiyoneri hafi ya bose ryaba risa n'abaritamo abamanajya bajya gusabutuza ahantu bagomba gushyiramo ikoti ikoti ni umwambaro w'unjijishanyo ariko ari umwambaro wo gutsapa kabisa ni umwambaro w'akazi okay so Amaji rero hari hashizemo iminsi itari mike tutaganira yego ariko duherukana uburi iminsi mike ngo uronshinge album yawe ibishingwe nyuma yaho ntabwo twongeye kuganira ariko igitaramo cyo cyarabaye sinzi niba hari ikintu wadusangiza ku bijyanye n'igitaramo kuko uko wabwiraga abanyarwanda ibyo wari witeze waravuze uti nararonshinze ndonshingana na Jay Polly tubura abantu ndashaka kureba niba ari njye wababuze cyangwa niba ari Jay wababuze warababuze kiragiye ariko nabonye mu mujyi bari bahari mu mujyi rwagati hari hapfutse huzura rwose ndashimira n'abanzi bamfashije ndashimira okay nyuma yuko maje gukora launch ngira ngo iyi interview ya mbere nkoze hari abahanzi dukundana dufite ubumuntu hari nabo nabonye ibinzige nyine badufera babeshya kubera ko ntago babizi ariko bazabimenya ko turi ku isi urumva ndashimira MC Anita Pendo Senderi Rafiki bafira ba Young Grace abanzi bose bagiye bansayidira hariya nanjye bo bazansa kumba fashion zaba mari tugiye no kujya Musanze naho ngomba gushaka abandi tuzakorana launch ugiye kuyigira tugiye gukora tour ya launch yanjye mu gihugu hose wow so ukwirera igiteramo nakiteguye urabizi nacyamamaje mu gihe gito gishoboka ariko byagenze neza ariko ntihaburamo n'imbogamizi nyene tu ariko cyamaye isomo uravuga uti ntabura abahanzi b'inzige yes ni bande bakubwira wenda nka bose babirebo yarambwiye ko yahise ajya i Burundi sinzi ibintu yagiye ariko Burundi hagezweho yarafite ikindi kitaramo yaragiyemo anyiseguraho ndabyumva na tonalite ndamushimira nawe yarahagaragaye hari n'abandi bagiye bazamo ntazi uko baje nka ba Karyuri ariko ibyo byose biragaragara ko bari bafite gahunda yo kumfasha so abinzige nyine nabwo baba bariyizi ntabwo na Mico the best yari afite ibindi bintu bitamworoheye ndamwumva bande ni bandera ubwo abataraje bagwaye excuse ni Theo Mico yego nibo bakubwiye mbese cyatumye bataboneka Theo Mico ndumva hari n'abandi ubwo babimbwiye bariyizi ntabwo ari ngombwa kubisubiramo mu bantu wari washyize kuri afishe ni uwuhe muntu wakubereye inzige ugatungurwa kuko uravuga uti bambereye inzige hari abakubereye inzige ukabyakira ariko hari n'uwavuze uti nawe koko ibyo waba ugiye kunjyana mu matiko kandi simbishaka barangije kumva abanyarwanda bumva kare bumva vuba cyane tubyihorera uko bimeze bipfundikira gutya albums bari kuyigura abantu bari kuyigura ariko bari kuyigura mu buryo nyine bugiye butandukanye nshimira n'abantu bamaze kugura umuntu waguze kopi zigera mu 8 ijoro rimwe ejo bundi ndi Nyagatare kandi yari umuhanzi twarakoranye yitwa DY nubwo yavuye mu bintu by'umuziki ariko yari ari kumwe n'abantu DY ndamuzi nyamara ibishingo twabigura
suko batajya kuri YouTube ngo ba downloading ariko biba byerekana nyine support bari gutanga. Yeah. Aha, urambwira ejo ni Nyagatare. Nyagatare ho wagiyeyo ryari? Okay, nari najyanye na Jafet yura umukomedi muri kaminuza yaho ya Nyagatare. Muri zino show afite ari kuzenguruka. Kandi byagenze neza n'umuhungu wanjye Rodi. Abari bahari barabizi barabibonye. Yes. Makuru ya Rodi wa? Badameze neza baba yipoye. Akora utuntu twe gake yipoye. Kandi afite indirimbo yitwa Vanilla aho uze kumupiningira. Aracyafite ka gatuta? Rodi. Rodi. Ngura cyafite ka gatuta. Abigira udututa tugiye dutandukanye. Ariko kinene yasura y'ubucuruzi abayifite. Aracuruza. Nagajya yibuye. Yes. Urambwira utameze neza ni Nyagatare twagiyeyo ariko ku makuru namenye. Yego. Umunyamakuru. Namenye ko nyuma ya ronshi waje kurwara. Kurwara sha. Ndetse uranaremba. Tanaceceka. Nkabona ngo Rodi namenye ko na Rodi mwarwariye yemwe. Twari dufite akazi katoroshye ubwo nyine. Umunaniro birashoboka. Ama. Yewe kosa nakoze naririmbye umuntu ntamuzi. Nziko ari brage tu. Waramumenye? Aje kumenya nka 3%. Kuvuza umuntu ndi kukubaza uburwayi. Hari wabigizemo uruhare? Yes. Byagenze bite? Tubwire Nari. muri make. Mbona yararogoye mwana kurwara se si bibaho. Nyine sa nk'utubwira inkuru yo kurwara kwawe. Naho ihurira n'abantu kuko uruvuze naririmbye umuntu ntaramumenya. Nta gaciro ibyo bintu bihabwa amana. Tujye tubyihorera rero. Nararwaye. Kiwe nago na timu yanjye turarwara nyine to. Ko nimba ari imibu yaturiye. Niba byaragenze ute? Anofere. Ubwo twari n'umubungore. Ikibazo nuko tutarwaye malaria. Ama uri guseka nyamara birakomeye. Yewe nzi ko byari bikomeye. Shaho uvuga batarabona bro. Ariko naribe. Ni gake uzimya telefone ukabura iminsi 2. Ni gake. Mu nshuro tuziranye wenda ntaga ndende cyane ariko igihe anniversaire zawe zabaye wabaga uboneka. Wenda ntabwo uzifeta ngo hazemo ibya keke n'ibiki. Ariko nzi ko ubuvugisha abantu uti sawa nashaje uti abantu byagenze bite? Okay, wari warabuze twica hirya no hino habayemo ibintu nyine cy'ubugizi bwa nabi tu wagiriwe nabi. Giriwe nabi. Baraduhumanya. Ariko bari bafite icyo bagamije ariko n'Imana ibihari mwana naye bizi ngomba kuvuga tu abahungu ntago bahita bavamo gutyo gusa. No kuvuga ngo ubutwicaranye ukirutse amarozi. Cyo bintu nibiki mwana. Umanywa se hari ukundi guhumanywa kutaruko. Bishobora no kurya ibiryo bigaze bikagutera nko mu nda ntiwamenya. Hari amarozi ugeze mvuga. Wamaze icyumweru warakuyeho telefone urembye warariye ibiryo byaranguye nabi. Ariko man. Nubwo mu bwenge abantu rero namaje kumenya abantu ko 3% kuri pourcentage. Ndahamya ko banzi 0%. Shatse kuvuga iki? Ubwo wumva yumvishe bakubi wowe baravuga ngo abwirwa benshi akumva bene. Nose amanyemerera twe guca ibintu ku ruhande. Uri kugenda unjijisha ariko ngende narabimenye. Wamenye ibiki? Menye ko sura umunyamakuru tangaza amakuru rero.
ese nkukorere n'akazi kandi warabimenye uri umunyamakuru kudababwira amakuru nagira ngo nyine utubwire uko byagenze nge namenye ko warose nyine byagenze bite kugira ngo wabimenye ute wowe ahubwo wabimenye ute bimenye nyine bibabwire rero si ibyo ngibyo se ahubwo wambaye hafi sha uri umuntu w'umuga ariko reka mbabwire narabimenye bro warabimbwiye reka precise ujya wijya hirya no hino narabikubwiye ko yego tutameze neza ntabwo wanyohereje amafaranga yaraye gukora iki kwiyondora nabaye iki umerewe nabi sawa rero ubu rero gahunda ihari ntabwo merewe nabi ahubwo reka mbamerere nabi iyi si turiho hari abatipe bazi ko bazayigumaho urumva babinyujije mu buzima butameze neza cyangwa iki kandi buryo gusekana n'abantu nabonye ari ikibazo kuko buriya batwihishemo gahunda ihari nanjye ni ukubihishamo none kuko twumva undi muntu wamamagahira hari JALAS hari MFUYE kuri 3D fate mikoro yegeze wabona nabyo babindoze kutayizana MFUYE kuri 3D hari abantu nabonye b'inshuti hari na pare wawe Mike Karangwa yego hari ari umupapa w'inshuti yanjye yitwa Gerard nyiri Sky Hotel hari na Poji Rodiwe ntabwo yagombaga kundwaza none ntabwo yorohewe so rero urabizi iyo turi hano ku ma platform turi kuvuga ibintu abantu benshi bavuga ibintu byinshi ariko utabusye abwitumera niyo mpamvu uri kubwita nk'ubumera to oya ndi kubwitumera yego simbusya ariko sinanabwitumera uzi ko mfite indirimbo nshaka gusohora ariko mfite ubwoba yitwa Amaherezo ibi bigoryi nzabibwira kuko man umuntu ushaka kugukuramo azi ko nawe azavamo umuntu aribeshya cyane muri ubu buzima rero ntabwo uzi ko uzavamo ego ni hamwe ariko ushobora kuvamo par accident ushobora kuvamo kuko igihe cyawe cyageze hari ushaka kugukuramo directement Imana ikavuga ati ariko waretse ko igihe cye kitaragera ntabwo uza bavuyemo se so rero byarabaye ariko kansoye ibirimbo byinshi nenge oya uri kugenda ubica ku ruhande rigundo bica ku ruhande n'ibiki ufite ubwoba se sha wirukanka nimbwa cyane sha ubwoba bugashira moto amareka tubwire abanyarwanda ukuri abantu bararogana mani umuntu arakuroga kandi nta kindi aba gushakamo ni ukuvamo ni ukuvuga ngo nyuma y'igitaramo cyawe wongeye kumbona si wowe mvumbuye wabona uzanye ubundi ndabazi nje kongeramo se sha muri babe mwana si gutyo se mwasekaga n'ubundi ariko ubu ngubu nzajya njya niyo mpamvu nifitiye itasi ubu nyisize hano muhari nkigenda nkajya wenda nko kuri toilette nza mfite indi cyangwa mukabanza nkabasogongeza mukanywa ku cyayi tugakomeza ubwo narabamenye none se ko wahaye fisi ibiryo ngo ngakoremo bitarakubaho aho byagushiye aramukekaga kuva mbere kubaga bw'ibyuma ubundi mubi cyane wapi kabisa tubanza ukoremo ryaho ase ubundi barashaka kunkuriramo iki kweri ubu nabagize bari bategereje inkuru y'incamugonga bakaritasi sha nkomeza umutsi nk'ikinyogote ariko naribi tuvugana warambwiye uti jaho njya apoje nzanira telefone nereke JALAS ibintu byambayeho bega abantu
ko bavuga ko Imana zacu urubanza ruri ryari kweri eh nizere ko Imana ifite nka Sony cyangwa Mark 4 yashutinze ibi bintu byose twakoreye kuri iyi si urumva Black Magic izo sumu zapanya za sa min jara kankwereka Hakizimana mwana mwana buryo yarabayeho tu ngira ngo nabari kukora barabura ko babona iki ko bashaka bavuga ati kivuzutse gite uburetse guherekeza babamenye jara uyu ni rodi ari gupfa yapfuye turazuka bro turebe do egera no umunyamakuru sichaka abandi bantu babibona yokesha uremera ko ibintu biba mu nda y'umuntu uyu ni wowe utazisha ariko mwabahungu mw'abantu mwifuza inabi imeze gutya ntari kuvamo ko tuzavamo twizukuri ibyo biboro ndi kubona ari ibintu by'umukara ejo haje umutuku bigenda bihindura amabara ni umukororombya kandi utariye bari kukurutsa se bande bandutsa se ko ari Imana ibikora ariko ubu nimeze fresh nari se ko ugize ubwoba ni babi wowe uzajya ugenda wikandagira nta bindi nkubwiye ni insazi ntacyo narenzaho kuko urasara nanjye ndagukuramo kuko nabonye ko nta mufite mana nawe se ujye kujya ucunga sha ugweneye n'umusubize ndagapfa kuko akwita ikibura sawa rero mungendere kure munyitaze mumenye ko byarambabaje izo byo bitwenge mudushukisha umuntu asekera yavuga ati kirabinyweye sha reka dutegereze ejo kuri stati bikigura bando ngo duposting yagiye tukimukene mwanzi gemwe nta muntu ugenda mukeneye ahubwo mama mushaka kumukuramo barahushije sha barakishe kabisa kudukuranamo na genge none ariko man ibi bintu nge mbere hari umugabo witwa Mbeba y'inzungu twigeze kubiganiraho bigira imikino nahuye yatwaye moto bigira imikino ndavuga nti ibi bintu ntago bibaho n'injuga uvuga batarabona uziko urupfu ari utuntu uziko rutanga sinyare man nuzumva akantu mu matwi kavuga ngo nta ekuteri wambaye akora se nagake amatwi yaraduhiriye ariko Imana irahari tu ariko nanone ni isomo kuko tugomba kubinyuramo byose tu yego nubwo babitesha agaciro ngo nta kintu bivuze ariko narayotse barandika comment bavuga ubuntu bwinshi AMAG mbere y'igitaramo wari wagiranye agatotsi n'aba event organizers abantu mwari muri gutegurana igitaramo yes naguzi ko banze ko ndirimba mbere yego nari ndi hese sinari muri hariya muri hariya igitaramo cyagombaga kubera kuki se batatumye ndirimba nyine ngiye cyo nshaka kukubaza waba utekereza ko ibintu wakorewe mubo mwari kumwe mu gikorwa hari ababigizemo uruhare umuntu uburahana guhisha ariko uwakwibye nta gushobora kumubura nubwo bivuga ntibabyemera urumva jewe nakorewe kata ya danjariya hari n'undi munyamakuru kazi nabonye wo kwisangwa star wivugishwa ngo impamvu ngo AMAG yarinze hano hose haruzuye ngo nuko ngo naririmbye ntinze mani nari impari
ariko kubabwira ngo reka ndirimbe bataracuruza inzoga zabo ngo bazimaremo bakanga ko uririmba. urumva ni ukuvuga ngo ni selfish, barikunda nyine bo ntago bari kureba audience, bashaka gucuruza ibyo bintu muri audience. Ni nkaza nk'umumanzi uzavuga ko AMAG yaronshinze igitaramo album mu gitaramo man uzikira album yanjye cyabaye amasaha kuze, uzika abantu bavuye hanze muri za Canada bakaza hariya mu gitaramo njyewe. Ndashimira umumama witwa Ana yazanye n'umuryango witwa twaranabonanye. Hebe kibazo kuki AMAG atajya kuri stage, nabaze ko tumutande kurongo njye kuri stage ngo buretse igitaramo cyagezweho hagati kiranafungwa. Kuko bari kubanga AMAG yaronshine ntaho babona kandi nicaye aho ngaho na saa sita zageze. uziko ntigeze mpura na Anita Pendo, uziko nta muhanzi twabonanye, badushyize ahantu badufungiranye ngo none sama man ari nyiri gift shaba bose nta muntu ari Reg Banks oyo cyo ni man have datuma mvuga nabi. Reg Banks aguzi gusoma ndabizi tubivuga mugende namwe isi bote. Reg Banks singuyu ndashaka ko nsomera ibintu namwandikiye nibyo twaso, ariko bank somera aho ngaho hejuru. ariko Banks murifuza ko umuntu apfira mu nzu kweri? urongera ku itariki 7 ngo hari kuri 5 Imana kuki bamushaka ko umuntu akora ibintu ahubutse? Ibintu muri gukora ntegereje igisubizo cyabyo cya nyuma kuwa 2. Nabahaye kuwa 2 uri kwanga kunyitaba, ariko nko kuwa 3 uzampamagara. Banks uzampamagara bro. Bafate mikoro neza ariko kandi ntumenye butarashiramo njyewe. Rero nibyo ndi kukwereka, ni ibintu ndi kukwereka biri Selemani. Nimero ze singize. Yego. Banks ubu mukitegura ibitaramo ngo by'abana ba Spiderman. Umwe Shadibu yavuye muri press conference, bamwumve neza. Ndamwibuka. Dore iyo press conference ndayibuka yabereye Grit. Si yahagurutse Shadibu. Sawa rero utavuze reka turebe uyu munegara n'ibintu nimero byo reka mbibaye mujye mu mubwira wenda. Se Banks ni umwe na wa wundi wo kuri Spiderman. Si wese. Umwe ngo wamanaginze ngo Gasogi. Uwo nguwo. Escrow total. Escrow nose uvuga abatarabona. Shadibu hagurutse kuko intebe zari ziri kuryana hamiswa. Njyewe uko ndi kumuvuga se mfiki nawe. Icyo dupfa ni escroquerie. Ese wo mwitumwe escrow shingiye ku byo yankoze. Ndi umutanga buhamya wanjye. Man ibintu byose wakora wowe Reg Banks ubimenye ndabikubwiye. Tout excès toujours mauvais. Urabikora ukumva uri mu buryohe uri mu biki byose, ariko umenye ko iminsi ntacyo nkubwira wowe uzabyibonera. Man ntago ndi umuntu wo kuza kwicara mvuga ku muntu nkuriya ufite bazi ko bazi ubwenge bwinshi, nkafite ngo IQzo hejuru. Maniga wowe urabizi cyane. Yazaga hano kumbwira ibintu byinshi, nyuma ya launch uramuhamagara ntiyitaba ngo ari gutegura ama event. Man event zidafite abantu zidafite ubumuntu égale 0. Ayo mafaranga wajyanye uzayarya iminsi 2-3 ashire, uyashyire muri toyi kandi ubucuti wikureho inshuti. So icyo rero nicyo kintu Reg Banks yarakwambuye yagutwariye amafaranga. Yarayajyanye yose. Ariko ntago yayarya ngo yamare n'umuzi. Shaka no kumvamo nabo nkumiza umutsi. Ariko none se bakuroze bagira ngo upfe.
noneho banawurya none ndi na barya umufungo reka nkwereke nkukubite noneho message y'umuntu wafashe umufungo ngewe nzambabwiza ukuri n'ubundi nta heza y'isi turebe igikweto ngewe nzababwira sha wamubonye mama yake nampata kabisa anaenda amfashe agufashe hano handitse nguki uyu ni boss waho hano izo miliyoni gusa ndi kukubeshya ngo bimfashe iki bro miliyoni inyungu totali iyo mibare urayibona ariko amaji yihine mu buriri mpaka Imana izaba hano yihanukire reka nyibashumurize ibare that's what's up sha ntangiye kumva impamvu nyinshi zo kurogwa mani umuntu utarakuremye ntago iriya yakukura totali yatuma bakuroga ko nose bandoze bakanayijyana nkaba nkiriho bafite n'ipfunudu mbakize n'ahagaragara noneho ubu ngiye kubagendera kure cyane nzaguye icyogajuru nkambwama man tuba twavunitse turara amajoro dukora ari uzikuru nshinga album y'indirimbo hafi 10 na uri kugemurira ibifu by'abasenzi twaceceka ngo twacecetse ngo tuzakomeza guceceka kugeza ryari n'undi muhanzi bitazamubaho ntago ubonye amafaranga yinjiye uko angana ndayabonye pe aya wagomba kuyarogerwa ugatanga amahoro shaho ndekanya bime noneho cano zindi muri hehe muze mbahe interview mbabwira ubuhemu bw'abana b'abantu mbabwire buri kimwe ni scenario pare scenario uvuga ngo nyuma y'igitaramo niwongeye kukubura umutwe noze si wowe unyubuje umutwe wari wakambonye handi hano ishwi so nayo mafaranga barayariga amenye bayenda no kuyamara shajara byihorera mwana ayovuga abantu bimusanze muri tayari ko tugiye kuza ninahura n'ibisambo nanone ngenda shaka kwikora music nkashimisha abafana bacu nose ibi bintu uzabibwire na ba Valence kabisa nabonye ari mu gitaramo cyawe Ndahiro Valence yaramamagaye ndamubwira ati ndarembye ati amafaranga bayaguhaye ndamubwira nta n'igiceri ahubwo wagiye ukambariza ukamenya ibyo ari byo Valence urumva nawe kumushyira muri diru atazi contract twari dufitanye ndayifite hari manjara nta utanciye amaboko n'amaguru n'umutwe nta kintu wankoraho ngo numva uranyemeje birenze bamwe barya abandi bapfe kuvukira do bandi sinari nanze polyclinique so wenda byahereye aho barabashatse kumva mari gihe byavamo mbere yanjye turambaye umubiri turumva twambaye umubiri ariko still ibishingwe babana n'ibintu batazi bifite agaciro batazi mani ni gute umbwira ko turirimbira abantu bavuye hirya no hino mu bihugu byo hanze baje mani uzi gufata indege uje kureba umuntu hari icyo biba bivuze mani uzi ko amatike yashize yose bakajya none bafata amafaranga mu ntoki baranga barakurya shaho ndiho shaho ndiho kurabamerera abantu ba YouTube channel muze dore roventezi itaragera dukora ibiganiro mbabwiza ukuri
nibyo bategereje inkuru y'incamugongo barayibura. warambwiye muri iyo minsi uti ibi bya bintu byo gushyira abantu kuri stati ntibiri bumbeho. Oya ntago bakira. ubu ngubu murashaka kwandika ngo rip ngo amajingo yagiye tukimukeneye. Ubundi se mwebwe mwagiye sha twese tuzavamo, ariko reka umuntu avemo igihe kigeze winkuramo wihuse urumva. Jara muragukuramo hasi ariko ntaribi ntaribi. Uriya niyo mpamvu naririmbye ngo Viyanyisende Hakizimana. Reka njye mvuga gakeya nka Kerema n'ukunda kuvuga yicecekeye. Kerema disi ntabwo uzi ukuntu avuga yicecekeye yipoye. Hari ubwato ngo bwaguye harimo abana 9 turibaza tutese ubwato nawe ugiye kuvuga uzimiza ufite ubwishingizi. Nanu gashaka kureba muri kamera adusubize disi aherereye kabisa. Genda ibiganiro byo ndabikurikirana ariko uriya muniga ibintu avuga ameze Imana yarirekuye. Bivuze ngo igiti rero cyeza nicyo batera amabuye. Ntabwo wabona umwana igiti kitarimo imyembe ariko gitera amabuye kibona niba bari umwembe. Akaba ariyo mpamvu ahura n'ibitero byinshi by'abamurwanya. Ukuri kuryana mu matwi Imana. Uraje urebe aba bantu nakubwiraga, uraje urebe ibintu bagiye gutangira kuvuga kandi I'm ready to. Ariko nawe wemera ko Kerema babwiza ukuri. Zirwa yitaba se bababwira ibimenyetso. Nabonye operation yitwa World Limit ngo ari gutegura. World Limit ni ibintu yabisevinze ahantu kure. Kerema wabakiriye bimiyaga oye no Jafet comedy. So Jafet agiye kujya muri Nigeria. Abakomedi wabonye ko bari bafite mikoranire. Yes. Bafite na power. Hari umuniga nabonye uririmba ngo ikirenge ricaye kwigira igito. Urabona ko abantu basigaye bashaka ibintu ruhura mu mutwe, ibintu bituma nyine umuntu yishima. Nabibonye tujya muri komedi ya irato ya Jafet. Nta muntu ugishaka ibintu bikakaye urumva. Ku buryo mfite ubwoba ko nshobora kuzashiduka n'abaye mu komedi. Ariko sha nta komedi yo muri bano baniga man. Jara ntagutebya kuri ntago bajya batebya mwana. Ariko se umuntu wari kwivuganye rwose yaraduye mu kiye. Nari ariko waduye mu kiye pe. Ntago naguhamagaye. Sinkweretse ibintu byose rwose. Ubwo rero nyine nuko ubuzima bumeze. Sinyengenye na Yago Pondati ndagushuhuje mwana. Yarambwiye ati we nawe nyine umva uko bimeze nta kundi. Yago Pondati. Wowe wumvaga wakomeza gutyo utarasogongera wa gicucu. Ndavuga ni se ko naririmbye umuntu nzi ko wenda bantinya. Ahubwo baniga ariko pega umuntu ariko naribi
kukurya amafaranga banagukuramo. hajemo imibare myinshi. Hajemo imibare ariko man ntawuvuma itararenga Imana itavumye kabisa. Ikindi turekera aho ngaho ibyo ngibyo byo bahagome n'abahemu birangirire hano. Ukuntu nafashe umwanzuro rero ngiye kongera njye kwigishiriza abanyeshuri gukora firigo. N'ubu narimo amahoro. Ibi by'imiziki wapi? Umuntu arabiguyemo wowe tuzajya tuyikora rwihishwa kuko umuziki ayo uzi ko uri guseka mwana. Rega warakize. Reka twishime basi. Azubona bwo ndire. Ndarambarota ncikagurika ariko abandi ndashaka gufata indi sezo yo kwigisha abandi banyeshuri. Ndashimira n'abanyeshuri bambaye hafi nigishije gukora firigo. Naravuga ati bakuzanira ibinyomoro na pome n'ibiki. N'ubu byandi byagira neza wigendera. Ndashimira abantu bagiye bamfasha mu kwigisha abana ba mbere. Harimo bita Keza, harimo abantu bagiye nyine badufasha nko kugura ibikoresho. Ndashimira umumama witwa Fabiola waduhaye uniform. Afite uruganda rwitwa Bufako rukora imyenda. Urumva hari nifite amahoro muri biriya bintu. Nabo nigishije ubu bari gukora bameze neza. Ariko kurunshinga album ntigari kugukura kuri album imwe wana. Bega bana muri ya minsi hari umuntu umwe nabavugishije wari uri kuri show. Ndavuga nta mani ko yagira ikibazo kuri show kuko ntabyo ahita nsubiza ngo zira ni inzoga abantu. Reka nahise mbura icyo ndenzo. Inzoga zakoze iki? Ngo ziragushiramo umere neza. Sawa nyine. Nare mbonye ibintu warukaga. Umuntu nawe. Zira nzoga se sakora zibaho. Nabubwo abo urumva ahubwo uraza kumunconesha. Urumva ni benshi. Abapagani bitwe benshi. Nzoga yaguze se. Sha ntago navuyemo mumenye ko turi kumwe amatwi n'amabinga noneho muzumva indirimbo z'abandi. Jewe mwamunyore Mutabazi uriye ngo turangize iriya ndirimbo yo kudukura kuko Mutabazi se Aposo dufitanye umushinga gati nawe bashatse kumukuramo. Mutabazi ariko ahura n'ibisazane cyane. Rero bana bahungu nimba ari abakobwa niba ari abaki sinzi ikintu nakubwira Jara ariko still kuva narabyaye abana ku isi b'abahungu n'abakobwa niyo navamo. Bari kuruhira ubusa. Bazakomeza uzatema insina ukure y'igitoki urebe ko inguri idashibuka. Ni itegeko biragoye. Afisa ari guferaye. Ufite abana bangaye tuganire man fisi yari ukuntu iyo murebera hirya aba ari umugabo yakwegera ukabona abaye umwana. Sinzi na fezi hari. Ntago mubonye ari kuza yazaga abo umwana ari umugabo ari kumwereka. Asefi wazigaragaje kuri kamera wamwibeshya. Afite abana umwe se wirya umunyamakuru ibinyungu ni kabi. Ariko man iyo ufite abana nari bitu ubundi mbinze ga warangije aferi yawe cyane rwose. Urambwiye uti ibi bintu tubiveho ariko ama yego wararonshinzura. Urambwiye uti ngiye mfite no kuzenguruka igihugu nk'abanyarwanda album turabikora
cyane cyane ko abifuje ko mpfa batabigezeho. oya bazabigeraho rero tuzavamo ariko igihe kitaragera ntushobora gukuramo umuntu. Ugereranyije wamaze igihe kingana cy'urwaye ama man guhera ku itariki urona naronshinze ku munsi w'ubwigenge le premier narwaye guhera le 2 le 3 le 4 le 5 urumva le 4 ni kuri anniversaire nibwo navutse le 6 le 7 le 8 jusqu'au 9 nibwo natangiye ku ntago ari njye nuko ari njye nyine uri hano nibwo twatangiye we na Rodi dufite n'imiti baratuvuye barasarasana iminsi iricuma ariko abantu bashatse bari kurwangano mana icyo utazi ukakibaza bari ugufatanya bagafatanya ariko kumva ko wakwifuriza umuntu inabi ko JALAS yafashe silver umuntu nasinzire kuko karagomba kuvamo. JALAS afata silver gute ahubwo navemo silver ntayibone uwo kabarinde ari fisi aramba so ubugome ubwana bubi bira bintu ariko ntabwo bikugwa amahoro Jara amajire kamve kuri iki gitaramo ubaze impamvu nabonye kuri afishe mu bariho harimo na Bruce Melody sinigeze mubona mu gitaramo cyawe kandi n'umuntu wawe usumva utari uzabibaza ye urumva ibyo bindeba mana kuba Bruce ataraje nzi ibyo yahuye nabyo ibyo n'ibyawe nawe uzawugenda umubaza amushyize kuri afishe atabizi hanyuma se nta nzego zimurengera hanyuma se njye ko nagiye muke wigeze mbona kuri afishe abandi se ko bakubwiye impamvu we ntayikubwiye ntuzi urumva uzabibaza nde nyine urumva ari njye ibyo bintu uzabikubwira ni Bruce ndabizi se njyewe uwo uzareba umuntu ufite iyo message agomba kukubwira ubu nimba utazanye na fisi gushuti nzakubaza ngo kuki fisi ataje wenda yagiye kubyaza umugore bari kubitara neza ubwo nzabimenya ntenge ariko se wowe ahantu wabimenyera ni hamwe ni we nyiri igitaramo njyewe nararirimbye stage yari ihari afishe mwarayibonye abataraje nkubwiye bambwiye excuse nabakubwiye abandi rero nawe uzagenda ubabaze nk'ijisho ry'umunyamakuru ariko cyiza nuko naronshinze haronshinga ibishingwe bakamama ibishingwe bakantamo bagwere ibishingwe mu bishingwe bantamo none imyaka 10 mbituyemo nabivuyemo bicuca buriya ukuntu uri ibintu bikagukurikira wowe uravuga ibishingwe muri city town wavamo amahoro bashatse kunjyana induba n'abana babi mu buzima genda nzi ko ari malariya bro noneho nshatse kujya kugura ibinini bya kwariteme nsanga nongeye kumbwira ngo abitume nawe zumye ari we Rodi imibu yatuririye rimwe bimeze niko Fifi ndagushuje Fifi mama Crystal nawe ndamushuje twayibenje sumuzi se yego ubwo ahubwo ndi kumva hari abantu bashobora kuba baragendeye mu bishingwe ibishingwe byatumye amasazi ariko reka mbabwire amasazi yatumye ku bishingwe navuze se mu ndirimbo wa mugani zose afite kukina byisi bishingwe kuko urumva turi gusambagurika bati ariko ninjye wizize
bino ni ibishingwe urabijyana mu mujyi bishingwe ko biginduba abo bazana ibishingwe bashatse kugushyira mu bishingwe batumye nk'amasaza ariko jara yego ibyo bishingwe byabaye ifumbire bro abantu babi cyane ase kukirira tegeko ry'intuza ry'ibirozi ibirozi ni ibintu biba bigoye ariko ubwo Rwanda Forestic yaje yashyize ko bishobora kuzajya bikora kuko ni ikintu gisaba gupima bari bafite ubwo hejuru cyane ntago hari ubuhuherano hari abantu tubivuga gutyo mani bakabigira blague nanjye najyaga mbigira blague nakubwira ku byambe bari nzungu yego ndabizi uri mu bantu batanemeraga uburozi icyo nako cyangwa mbwiro tekare uwo muntu wakubwiye ngo ni inzoga n'indari uramubwira inbox umwitondere twabamenye umwitondere hari igihe nzateka ipirawu ku irayidi ntumira abasanga dusangire tugomba gusangira upfa gukoramo uwo munsi nzaba nawishe ndi kuwishyura mani ariko mani bari ku buntu bw'ubugome mani ni ubugome jara ubu naravuyemo wari kuba wishimye oya nako mbabaye cyane wenda nzavamo ku neza ntari ibaze nawe bambwiye ngo uvuyemo atari ukuvuga ngo uguye mu murongo w'akazi ariko pa kweta ucomoka biriya ni ubugome ariko mani narabibonye ndabitekereza menya ibyo ari byo ariko njye nzaharanira kubaho neza mbana neza n'abantu ariko nabonye ko tugomba kwirinda abantu kuko ntuzi umugome n'uyu reba nk'aba ngaba uriya ninde yitwa nde uriya ku ruhande uriya ni Eric uriya ninde uriya ni Innocent na Eric wabona Innocent atari Innocent ni umuntu uri honnête yego ariko kumubati iyi keci nanjye ndayikeneye yanjye yahengamye ni gute dukora akazi kamwe akakamfata no hariya batega kuri abamotari muba muri kuganira mutera story ariko umugenzi yaza bigahita bipfa ngo ndamujyanira wisa ngo sisa ngo ujyaho mwana ngo urumva bya biganiro akaba aramusongoye urumva bya biganiro avuga ati kiramujyanye ngo nta nubwo yagiye ikinamba ngo ariko ngo buretse agahamagara imbere ngo uwo muntu kwanza nta nubwo yambaye ijire mu mukuri urumva abantu mwana dufite ibibazo bikomeye cyane ubwo sura Innocent ko ahagurutse singuri si yari yicaye abaye iki se nuko amenye ko ndamuraburije rero Innocent yitangirira amaboko rero abantu dufite akantu kameze ukuntu nimba ari karande niba ari ikimana yaturemanye kutumva ko JALAS yatera imbere kutumva ko Fisi yatera imbere kumva ko AMAG nimba yaronshinze hari abaje mu gitaramo cyanjye baje kureba uburyo ndi buhombe cyane nahombye narahombye ariko imbere y'abantu ntago nahombejwe nabo basenzi nkubwiye ariko imbere y'abantu naraperforminze barabibonye ibintu byagenze neza hari n'abundi amadeni mukomeze kwihangana bazi ko nabonye amafaranga hariya menshi ukabambura abantu nyine dufite iterambere ariko abandi ntabwo baryifuza tu ariko ndacyari kumwe nabo jara uzaharanire kuba umugabo mani ni lazima ariko ibintu byibore ngombwa kabisa nsuhuza babita shaza abazungu yavuze ngo ngo ibintu byose mukora muba mwabyumvikanye
ari igihe ubyara umwana ukibaza ukuntu umwana afite filozofi itanu oya uzi umwana w'imyaka 5 kubera ibintu ukoze wabitekerejeho shano wawe wawe pe so Jal reka ikiganiro reka dusoreze kuri iki kintu nabonye gahunda ya leta ikindi ndi gukina filime yitwa Mweru na Muhima filime nyine bano bantu baramungabanyije ku buryo nifuza kwisubirira mu bintu nakoraga n'ubundi imbere bitari umuziki nzank'udomamo gake ariko man ntabwo wagwa mu cyuzi uri kukireba bro filime baseke sibyo bashaka turabasetsa abana bandi ndabigisha kwikorera amafirigo bagende bakore amaklimatizeri ikindi n'abaterankunga badufasha man uzi kubona abana nka 40 bose bameze neza utaraguze moto afite imodoka utaraguze imodoka yarubatse atoriye baraje tubona ari abana nyine iwane si wane njyewe rero ndumva byari byo nakikomereza bitagukura umushinga urimo amahoro hari gahunda ya leta yaje nabonye isa nk'ari campaign ikomeje bagenda bashishikariza urubyiruko bivuga ngo tunywe less tunywe less y'icyongereza tunywe gake wabwira iki urubyiruko kuri iyo gahunda urubyiruko narubwira ko ubundi wakanyweye ibingana n'akazi wakoze urumva ko muri tunywe less harimo na tuvumbe less hari abantu bamwe batishyuye man abo rero iyo ayibonye inzoga ayinywa gotomera avuga ati nkukuyemo baza n'izindi urumva umuntu utakora iyo ni chance nibo banywa cyane rero urumva tuvumbe less urumva kandi nibo benshi ugasanga tebo uyishyuye wozi kuri muri tunywe less kumbi ni tuvumbe less hazamo n'abandi ngo umusanga hano ngo byabaye ngo ubwira abantu biri biri kuba rero buriya ubundi kunywa ni nko kwihemba bitewe buri ikintu cyose uri bwishyure hari ahantu bakuye amafaranga uri bwishyure kandi iyo uri umunyabwenge cyane ntago ushobora gufata amafaranga wakoreye wavunikiye wakoreye hadi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ngo ujye kuyanywa yanywera mu isaha imwe rero abandi rero baba baparitse akinjira bro twariganye man turaburanye seriveri yabageze ati burafata gake kubwira boss ngo arabizi no yanywa icupa rya mbere rya kabiri rya gatatu maze ngo turanywa tutarya kandi ntiyakoze akagenda azenguruka utubari avano ajya mu gisimenti yakoze akabeza baka agataha yasinze mu gitondo ni hangover boyiro nayo rabayivumba twarabimeze ko mu gitondo afite hangover byanze bikunze JALAS ntabwo yaba tapize Jara muraho Imana ejo wakoze ikiganiro cyiza akibana ko gaze yacawe cyangwa imbabura ntabwo yavaho hano rero icyambere urakanywa wakoze kandi iyo wanyweye wakoze ntabwo unywera amafaranga yose wakoreye kuko kereka wayatoye ariko batuvumbereye sibo ni benshi niyo mpamvu rero n'abakwebye nzajya mbatumira turi mu gisibo cya mwezi Ramazan twicare tuganire ikibazo n'ifutari baba bayishaka nta gahenge ikindi nabonye umuntu w'umuyisilamu wavuze ngo abantu Rodi yavuze ngo iki ngo abantu bakurikira ngo ni ibicucu ni wowe wabishyizeho ni wowe ahubwo kuri JALAS official niwo wambaye akagofero yavuze ngo uko bimeze
uwo nagiranye ikiganiro na mufti w'u Rwanda. Yes. Ndamubaza nti umuziki ni haramu cyangwa ni harari? Mu gusubiza aravuga ati ntabwo umuziki ari haramu, kuko ntabwo intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imuha amahoro n'imigisha, ntabwo yigeze abuzanya mu mahame. Nta hame ribuza umuntu gukora umuziki. Undi muntu rero afata ko kantu, uwo muntu ninde arakifashisha aravuga ngo mufti yatanze ngo yavuze ikintu ngo nta fact. Ariko reka nkubaze, twebwe we yarabisenya ahubwo ko nta. Reka nkubaze, ibyo mufti yavuze atari no way. Njyewe nzabe mbabwiza ukuri, nzabivuga mpaka. Voice of Africa si radio ibaye mu mujyi ku musigiti, ntago bacuranga. Icyo ni kimwe. Zakati fitiri kwirayidi dutanga dufasha abakene, abantu batishoboye, tuyakura isi mu muziki cyane. Iyo batora zana uretse beat iburamo, wumva baba bameze ute? Si ukuririmba. Ibi bihugu byo hanze iyo bari gukina umupira byo muri za Qatar n'ibiki, za Maroc, si ibihugu by'abayisilamu, iyo bagiye gutangira umupira ntago barimba indirimbo y'igihugu cyabo cyane. Abafana iyo bafana bakora baririmba. None sugu shitani muri Edeni yakoraga iki? Shitani mu ijuru yari umusani. None sugu ubwo nyine muri abakozi ba Satani, Imana yamujugunye hano nyine. Ikibazo ni icy'Imana. Tutamujugunye yiri ubwo twe ubwo urumva ikibazo ari twe. Imana yabateje Satani. Si yose nese uziko shitani yari imanuye se. Imana yabonye ari cyo dukwiriye tujugunyamo. Natwe turabekinga kuko Imana ishobora byose. Ubwo rero nazagira umuntu umuziki ni haramu. Umuziki untunze, umuziki wowe ntabwo gutunze cyane. ubwo shitani badukorere ni ya kabiri nayo bayitemo babateye yarani bibajugunyamo ni ya duriri ni ya rege. Imana ni doye Satani yindi iyasha. Nazo shitani tuma turya mwana urumva. Okay, nubwo turi ku n'amafaranga bayita mantuza ye ngo amazirano ki ya shitani. Wantuza ku mwoyo wayo. Sharika bwaje yavomba bari. Sinatumenya muri wese rwose. Nubwo tega umuti. Shitani shumira. Koro umuti. Kandi hano babandi bari kupinga umuziki niba bameze waduhaye ku mazi. Nukuzana amagunira shebe tiherere nyabona nyako mbabaruru rwari inzoka rwari inzoka kabisa. Kandi nzi ko mwatonda umurongo muje kujya gufata system bakugeraho zinyifatishije rwaye DI have ibi bintu mwana abantu batuzanamo shitani bayijugu iri hehe baye. Ahubwo abantu barafata abantu bakivuga ngo abantu bagikuzimu hehe se irembo ry'ikuzimu twamanuka ngo amajyabiri fi ntago ushaka amafaranga. Nzabateza agafuka aho mubona shitani iri kwiherera muyimume munzani. Ariko ibi byose ni blague, ariko abantu bagakwiye kuba bafite ikintu cyitwa mindset bakumva ibintu byari byo. Ntago music ari uri kuririmba mwiteze imbere duhinge tworore twororuke umusenyo ku nyanja tuzasiga inkuru nziza umusozi. Urambwira ko yari haramu gute? Nanjye simbyemera. Ramugabo njye azamumuze nawe mwereke. Uriya we simuzi wabihakanye. Uwavuze ko atari haramu ni mufti w'u Rwanda. Kandi riwe nemera. Nusura ninde wundi? Uriya waje kumuvuguruza ni icyo ntazi. Jaruze yajya.
ariko man showbiz yo mu Rwanda dusigaye isigaye imeze ama uririmbye kuri JALAS ujya wibuka nk'amaririx ya kera reka amagina ari imvundikiye nyaturage Junior Mafia nka Biggie cyushye kurenza ibikenewe mu byumviro bya gisore saruripede ngutotore nasuguzaguzize uri tayari Nitano Riro Seas AMAG the Black murumuna w'umukogoto Osculoko Maxman murumuna wa Ruganzu mu bisumizi intro nyivuye muze man nta kintu njya nibagirwa Osculoko je nago ntumanzi mpuzamahanga akare nayo mahanga ahubwo n'abazaba bahanze impuza Rwanda uri w'abanyarwanda ahubwo mfite igitekerezo ndashaka gusubira mu ishuri hasi bazanyemera gucika kwiga muri internet ni ikibazo ubundi nahuye n'abaniga mwana inshingano ko zabaye nyinshi internet bajye uruma hatarimo no kuzihunga harimo no guhunga kabisa simba mu kigo bagabura ariko ntago mani ariko njye nkunda ubuzima bwo mu ishuri ejo nari ndi kubiganiraho na Rodi dupanga n'ikigo tuzajya kwiyandikishaho mugacika tukiga kuko ndahura n'umuhungu agahita ambwira ururimi nkabasa naraye ibi biboro by'ama website n'ibiki byose abantu barabyo man ishuri ntago rizapfa kurangira oya ntago rijya rinarangira swavuze ko turiri hose ariko riratunaniye okay ama bamuhaye strike ngo copyright ni scenario sema tugomba kwiga mwana kuko hari ibintu byinshi tutazi kandi twibwira ko tuzi cyane man ubu naniwe kuflowinga mu cyongereza cy'ubumara ukakimanuka ukarimba umuntu mu cyongereza ariko umuntu namugerageza people umuntu yitwa umupepe people ngo n'abantu you are bad boy you are namumanuka ariko urumva ni ukwidefana you give me the meat with the people not meat not blood we give me the meat avec sumu ya panya inzira zica panya urumva hari ukuntu wumva ushaka kuvuga ikintu mu rurimi ariko kikakunanira bro urumva rero cyanzazana umuntu ajya nyigishiriza nibyo byiza ariko kwihugura ariko ku gifaransa twakomeza nawe uratangira ngo nose suma ngo you give me the meat avec sumu ya panya inzira zanjye nazigize panya okay ama yego ewan ariko abantu ba YouTube baze tuganire ngewe mbivuge byose mbiruke nkuko bandukishije byose byagaragara wakuroze waramumenye yego ako ntago namuvuga ndamukekeranya usanze atarakarabye naba nakarabye naba narakarabye mwana reka ngushimire rero kandi wakoze kwemera ko tuganira wakoze JALAS kamure ko kindi gisoro nari ngisezeho ariko ntari bitu gisoro wakigiye he uradupin Rodi indirimbo si vanira opiningire nirazima arahita bibona indirimbo y'umuhungu yitwa Vanira mujye kuri channel mukore subscribe mumuhe like mushyireho comment nimba cyararirimbye nabi mubimubwire aho kumukuramo tout simplement abimenye akomeze ni gisoro wakigiye ibintu tutaziga hano ku isi ubuze n'induvuga ko nyizi